nongeye kubaha ikaze no kubasuhuza mwese ugeze ahangaha kanya. Nonaha ngiye kubabwira imirimo 5 igira amafaranga cyangwa se ibikorwa 5 bigira amafaranga menshi abasore batinya gukora kandi bazi neza ko ibamwe amafaranga. Ndababwira n'impamvu abasore banga kuyikora. Iyi mirimo 5 igira amafaranga cyane ariko nta musore wayikora, ahubwo akenshi uzayisangamo abantu bakuze banga kuyikora bakiri bato, ariko iyo bamaze gukura babona byarabacanze byaranze, yaramaze kwiyakira ko yakinnye byarangiye, nibwo atangira kuyikora kandi yaranze kuyikora akiri mutoya. Nyamara iyi mirimo 5 iyo uyikoze ukiri mutoya nibwo ubona amafaranga kurusha babandi bakuze, nibwo ubona amafaranga kuko abasore irabahira cyane. Ariko nta musore upfa kuyikora kuko aba yanga kwisebya, aba yanga kugaragara nabi kandi azi neza yuko igira amafaranga, ariko kubera ko ari kwitwara bya gisore, ari umusirimu, atakwemera akanga kuyikora kugira ngo abashe kwihesha agaciro mu rungano rwe, agaragare neza mu rungano rwe, ase neza mu rungano rwe, mbega yiyubake nk'umusore. Ariko iyo amaze kubaka, iyo amaze gukura, ubuzima bukanga, ubuzima bukamucanga, nibwo yibuka kuyikora. Rero iyi mirimo 5 ikorwa n'abantu bakuze gusa, nta musore wabona wagiye kuyikora, ariko bake bayikora yarabakijije. Rero reka nakira abantu bashyashya ugeze ahangaha bwa mbere, ndamushimiye kandi ni karibu, muhaye ikaze. Ubundi akore subscribe, like, share ndetse na comment kugira ngo ibindi biganiro byose bikomeze kugenda bimugeraho kandi bikazajya bimugeraho ku gihe. Mbamuhaye ibintu byiza by'agaciro mwarimu atamwigishije, ibintu mba ndi kumwigisha mwarimu ntabwo yigeze abimwigisha. Rero nicyo gihe cyo kugira ngo njye mbimwigishe kuko ni ibyamugirira umumaro. Business ya mbere umusore atifuza gukora mu buzima bwe, utapfa no kubona yagiye kuyikora, ahubwo akabitekereza gusa ariko bikamutera ubwoba bwo kuyikora: ubucuruzi bw'amakara. Buriya abasore barabizi ko amakara agira amafaranga ndetse baranabisobanukiwe neza, ndetse na business banayumva neza cyane kuko baba bazi aho amakara atwikirwa, baba bazi uburyo atwikwamo, baba bazi ko amashyamba agurwa, mbega buri kimwe cyose kijyanye n'ishyamba n'amakara ababizi. Ariko ikibazo ahantu kiba, ntabwo yajya mu makara yambaye urukweto rwe rwiza rw'umweru, ntabwo yajya mu makara asa neza, ntabwo yajya mu makara kandi ari bukenere kwambara neza, ntabwo yajya mu makara ari bukenere gutembera. Amakara asaba kuyitaho buri kanya, asaba kuyahoraho, bisaba gushishikara, ukemera ugasa nabi, mu kandi kanya ukiyemeza ukaza kwambara neza, mu kandi kanya ukiyemeza ukaza gusa neza. Ariko umusore ntabwo yakwemerera kujya gucuruza amakara. Yirinze bino bintu, urungano rwe ruramuseka, yumva ko bamuseka kuko yagiye mu makara. Amakara cyane cyane ko uyu musore yize, afite amashuri, ntabwo yakwemerera kujya mu makara warashaka akazi keza k'abasirimu. Rero uyu musore impamvu abyanga nuko urungano rwe rushobora kumuseka. Umuntu wize amashuri ye kumubwira ngo agiye mu makara ntabwo yabikwemerera, ahubwo abagitegereje akazi keza k'ukwezi kazamuhemba neza, kazamuha amafaranga kugira ngo azagire agaciro mu basore bagenzi be, cyangwa se mu bakobwa azahura nabo, cyangwa se mu basore azahura nabo mu rwego rwo gukundana. Rero ntabwo yakwemera kujya mu makara kugira ngo atazabura umufiance mwiza, umusheri mwiza, umugore mwiza, umugabo mwiza. Ntabwo yabikwemerera ko yajya mu makara akiri umusore. Rero aha naho abyibuka nyuma iyo abonye ko ubuzima bwamucanze, iyo byanze kera, nibwo atangira kujya mu makara. Nta musore wapfa kubona wagiye mu makara, ahubwo uzasangamo abantu bakuze. Business ya kabiri igira amafaranga, abasore baba bazi ko igira amafaranga ariko atatinyuka kujya gukora kuko azi neza ko najya kuyikora azase bazagaragara nabi, atazabona umugore mwiza, atazabona umugabo mwiza. Ni business y'ubuhinzi. Buriya umuntu wize aravuga ngo umwanzi wawe umuraga isuka, ariko umuntu wa kera wari umukungu, umuntu watunze amafaranga kera, wakijijwe n'ubuhinzi, arakubwira ati ubukire bwa mbere ni isuka. Urumva abantu batandukaniye. Umuntu wize w'iki gihe, umusore wize w'iki gihe, arakubwira ngo umwanzi wawe akuraga isuka, arayikuraga akakubwira ngo uzatungwe n'isuka yawe. Kuko umuhinzi aravunika, ariko twongera tugarukeho gatoya, umuhinzi aravunika kuko ahera mu gitondo ahinga akageza nimugoroba akorera 5. Ariko umunyeshuri wize, umusore wize, ntiwamubwira ngo jya gukorera amafaranga 5 ngo abikwemerere, ahubwo abashaka gukorera
amamiliyoni, ibihumbi magana, ntabwo ibyo yabikwemerera. Ariko iyi bizinesi y'ubuhinzi si bivuze ngo niwe wajya guhinga, oya, ahubwo yashyiramo abakozi bajya guhinga, noneho akabigira bizinesi, agakora bizinesi, agahinga imbuto, agahinga imyaka, agahinga ibiki byose, kuko ibi ntibizabura ku isoko, isaha n'isaha bihora ku isoko, kandi nako bigenda bizamuka mu biciro. Rero ntabwo umusore yakwemerera guhinga, ahubwo atangira gutekereza isuka, atangira gutekereza bizinesi y'ubuhinzi iyo abonye ubuzima bwamucanze akuze. Iyo abonye akuze byaranze, nibwo atangira gutekereza ngo noneho ndabona ngiye guhinga. Rero iyo abikora noneho mbere nabwo akiri umusore, byari kumugirira akamaro, kuko ubuzima bwe ari kubwubakira muri kiriya gihe. Rero izi bizinesi uko ari ebyiri nkubwiye, nta musore wazikora, ahubwo baba bifuza akazi keza. Impamvu rero umusore atajya guhinga, ikintu cya mbere atekereza ko n'ubundi ba basore bagenzi be bazamuseka kuko atagiye gukora akazi keza, akaba agiye mu buhinzi. Ibyo bintu bigatuma abica amazi akabyanga. We arifuza akazi keza mu bantu azabana nabo. Ubwo reka mvuge ko ari umusore cyangwa se umukobwa, ntabwo yajya mu buhinzi kuko bayumva ko azatereta umukobwa mwiza cyangwa se umusore mwiza bakazabana, ariko adahinga. Kuko iyo yumvishije ikintu cy'iturufu cyo guhinga, yumva ko yamaze mbere na mbere yamaze guteshwa agaciro, aba yumva agaciro ke kamaze kuvaho, kuko yagiye guhinga, yagiye mu isuka, yagiye kuyoboka ubutaka, atagiye kuba meya, atagiye kuba gitifu, ubuyobozi bwiza ku buryo yahabwa icyubahiro, atagiye kuba umufande ukomeye, ntabwo yabikwemerera. Rero isuka cyangwa se ubuhinzi nta musore upfa kubikora, ahubwo uzasanga uwagiye kubikora ni wa wundi umaze gukura. Muri make umaze gucanganyikirwa, uwamaze kwiyakiraho ko atagikize byarangiye, nyamara bikoze akiri mutoya byari kumuhira. Bizinesi ya gatatu umusore atapfa gukora, ahubwo bigakorwa n'abantu bakuze, ni bizinesi y'ubworozi buciriritse. Ubworozi buciriritse, reka mvuge korora inkwavu, korora inkoko, korora amahene. Buriya bworozi buciriritse biragoye kugira ngo uzasanga umusore wabikoze, ahubwo bizasanga byarakozwe n'abantu bakuru, kuko umusore ntiyakwemerera guta umwanya we ngo agiye gukukira inkoko, gukukira amahene, kuragira ihene. Ibyo bintu ntabwo yabitekereza. Nuko byagenda kose ntabwo uwo mwanya yawubona, ahubwo arashaka imirimo y'icyubahiro, arashaka akazi keza kamuhesha icyubahiro. Nyamara arabizi neza yuko ubworozi bugira amafaranga, rimwe na rimwe baranabwigishwa cyangwa se nabo bakabwigisha, yenda baranabwize. Ariko kugira ngo ubone umusore wagiye korora inkoko, yagiye korora ihene, yagiye korora inkwavu, ntabwo yabikwemerera. Arashaka akazi k'abasirimu, arashaka akazi keza ko kugenda yafunze karuvati, ko kugenda yambaye incongo, ko gufura agakweto ke k'umweru, ubundi akagenda mu muhanda asa neza, ubundi umusore akamureba cyangwa se umukobwa akamureba ku buryo yumva ko afite future nziza. Nyamara ku munsi nta n'igikoroto cy'atanu kinjiye mu mufuka we. Nyamara biriya bintu yaba yarabikoze kera, ubu tuvugana bari umusirimu. Izi bizinesi ndi kubabwira hari abo zakijije, abenshi zarabakijije, kandi n'umusore arabizi yuko bigira amafaranga. Aba basore barabizi ko izi bizinesi zigira amafaranga. Rimwe na rimwe akavuga ati inkoko rwose nanjye ndazemera, akumva ko ubuhinzi rwose abwemera, kuba hariho n'abaveterineri n'abagoronome, ibyo ngibyo akabiha agaciro, ati kuva biriya bibaho, biriya bintu bigira amafaranga. Ariko ntabwo yatinyuka kujya kubikora, kuko yagaragara nabi mu rungano rwe, yaba asebye. Umuntu wize amashuri, yewe ubona n'ubwo utarize n'utarize, nawe ntabwo yabikwemerera. Arashaka akazi katamuvuna, mbega arashaka kurya atavunitse, arashaka kubona amafaranga atamuvunnye, arashaka gukora ibintu bimworoheye kandi bimuhesha agaciro, bimuhesha ikuzo. Ariko reka mbwire kano kantu abasore, uko iminsi igenda yisunika, uri kwirukanka ushaka akazi keza, menya ko urimo uragenda usatira igihe kibi. Ntabwo ukiri muri bwa buzima bwiza, ahubwo urimo uragenda usatira ubuzima mubi ugiye kujyamo. Rero uko uri kumara iminsi wirukanka ushaka akazi keza, uri kudepoza ushaka imibereho myiza, uri gushaka akazi kazaguha amafaranga keza, ni nako uri kugenda usatira imibereho mibi ugiye kujyamo. Kuko
iminsi y'ubusore bwawe niyo y'icyo gihe uri kujyamo. Ejo ushobora kuba uri umugabo. Iyo umaze kuba umugabo ntabwo ugikomeza kwiruka ngo ujye gushakisha bwa buzima bwiza, ntabwo ugikomeza gushakisha akazi keza, oya, ahubwo yabirangiye. Tayarwo n'uburamuko ubaye umugabo cyangwa se ubaye umugore, umaze gushaka, umaze kubaka, ubwo ugiye gutangira noneho kwiyakira, kuko ubuzima wari urimo bwa gisore warigengaga, waryaga iwanyu, yenda wari ufite utundi turimo duke duke tuguhesha amafaranga, yenda wari ufite iwanyu yari gutunze, ariko numara kubaka ntabwo buriya buzima uzakomeza kubujyamo, ahubwo uzaba utangiye gucanganyikirwa, utangiye gutekereza noneho ubu niki nakora, kandi bya bindi wangaga kera nibyo bizahita biza mu mutwe wawe. Iyo mbimenya nkakora ibi ngibi, muri make utangira kwicuza kandi bitagishobotse, utangira gutekereza icyo gukora kandi bitagikunze. Rero aka kantu nagira nkabwira abasore, umenye neza yuko ibyo uri kwanga gukora numara kubaka uzifuza kubikora kandi bitagikunze. Ibyiza rero ubikora mbere, ibyiza ubikora kare, kuko uwatangiye akazi kera ni wowe umaze kugasobanukirwa neza. Urugero, reka nguhe urugero kugira ngo rwumve neza. Iyo ugiye mu ishuri wimutse ugasangamo umusibire abazi imyigishirize ya mwarimu, abazi muri class ko hateye, abazi intebe nziza n'imbi, abazi mwarimu akunda ingwa imeze gutya na gutya isa gutya, ariko umuntu mushyashya yageze ahantu kugira ngo azapfe kumenyera ubwo buzima biragoye. Ariko iyo usanze umuntu abumenyereye usanga ari ibintu byinshi akurusha. Rero iyo utangiye kujya gukora bya bindi wanze gukora kera, ugahasanga hari umuntu wabizubereyemo bimigiyemo kera, hari ibintu byinshi abakurusha. Icyambere, abakurusha tekinike yo kwakira abakiriya, abakurusha tekinike yo gushaka amafaranga, abazi ko mironko yenda ipimwa, abazi ko ikiro gipimwa, abazi inyungu ibamo, abazi amasoko aho yacururiza. Ariko nujya kubyinjiramo ukimara kubijyamo ako kanya, kuko utabizi uzatangira uhomba. Nyamara hari umuntu watangiye neza agatangira ari mu nyungu. Bivuze ngo iyi mirimo abasore banga kuyikora bakiri bato, bakazayikora bakuze bashaje, kandi nta mafaranga baba bakivanyemo yabagira umumaro. Mu gihe uwabigiyemo akiri muto biramukiza, ahubwo akazajya mu bindi bikize noneho byiyongereyeho, cyangwa se umutungo ukiyongera. Wa wundi wari ukijajaba ashaka ubuzima bwiza, ashaka imibereho y'uburyohe, we akazabijyamo akajya gutangira, wa mugenzi we yarageze kure. Rero ibintu wanga gukora uzabikora wabikoze muri iki gihe we yaramaze kugerayo. Wibuka akazi kugakora hari abantu kakijije, yewe n'amafaranga baramaze kuyaryohamo, n'amafaranga baramaze kuyavanamo menshi. Ubuse reka nguhe imfashanyigisho kugira ngo yumve neza. Runo urugero nguhaye, umuntu uri gukora taxi muri kino gihe ameze kimwe nk'uwayikoze kera. Uwayikoze kera yikoze neza, n'amafaranga yarayabonye, yene yavanyemo, ubu ngubu igishoro aragifite gifatika. Mu gihe ubu ari kubijyamo nyamara bitagishobotse, arimo aragenda atoratora, no gutoratora duke dushoboka. Nivuga tagisi, reka ngo urugero, umuntu uri gukora ubumotari, uwamotaye kera uri kumotara bakora amafaranga amwe, uwakoze kera uri gukora ubu bakorera amafaranga amwe. Ntabwo bishoboka. Uwa kera yakoze neza, ariko ubu ngubu arimo arakora nabi. Bivuze ngo ubu none uri kwanga gukora buno ubucuruzi buciriritse, buno bw'amakara, buno bw'iki, hakaba uri kubikora, arimo arayavanamo, mu gihe mu myaka 5 iri imbere tuzibuka kuyijyamo, nyamara abagiyemo ubu ngubu bari kuyoramo amafaranga. Business ya kane igira amafaranga abasore banga gukora kandi bazi ko zigira amafaranga, ni ubucuruzi bw'imyaka. Ubucuruzi bw'imyaka bugira amafaranga mu nsherame, ariko nta musore wabukora. Nta musore wakavuga wakwemera kujya gucuruza imyaka agenda yikoreye imifuka, cyangwa se ari gupakiza imifuka, ntiyabikwemerera. Arashaka imirimo y'icyubahiro, kandi uyu musore arabizi ko imyaka irimo amafaranga. Rero kuko we akeneye kwiyitaho, mu gihe biriya byo bisaba kubiha umwanya, ukajya mu isoko, uhora wiruka mu masoko, ugiye mu bishyimbo, ugiye mu ikawa, ugiye mu bitoki, ugiye hehe, umusore ntabwo yabikwemerera, kuko ako kazi ke karamusebya mu rungano rwe, ntabwo kari kumuhesha agaciro. Waracyategereje, nyamara ahora yirukanka imisozi ajya kwaka akazi, aho yagiye. Iyo mirimo uri kwirukamo
abasore birukamo yakagombye gutangira hariya hasi agatangira kwitunga, kuko hejuru arajya gushaka ku kazi akabure, namara kujya kurubaka urugo rwe bizamucanga, nibimucanga noneho atangire kuvuga ati ndabona byanze, noneho reka njye gutangira njye gucuruza imyaka. Kandi imyaka igira amafaranga. Akazi ka gatanu ari nako kanyuma ngiye gusorezaho ni ubucuruzi buciriritse. Aho ndanahatindaho. Ubucuruzi buciriritse bwo ni bwinshi pe, buciriritse. Kandi ubucuruzi buciriritse hari abantu butunze. Kandi uyu muntu ufite ukora buno bucuruzi buciriritse uzasanga nawe ari umuntu ukuze wubatse ingo, nta musore wabikora. Icyo koze sinteye ibuye, hari bakeya bino bintu babikora. So kuvuga ko abasore batabikora, ariko abenshi banga kubikora, akemera akabwirirwa akaburara agasaba amafaranga iwabo akaguza abantu bose kugira ngo akunde abone amayinite. Nyamara hari ibintu biciriritse amusore yakora akabona amafaranga. Rero iyi mirimo itanu, uyu nguyu wa gatanu w'ubucuruzi buciriritse, harimo ubucuruzi bwinshi. Ubucuruzi bw'ubuconco, hari ubucuruzi bw'imyaka, hari ubucuruzi bw'imbuto, hari ubucuruzi bw'imyenda, hari ubucuruzi bwa cawu. Mbega utu turimo tubona dusuzuguritse, tubona ababikora tukabaseka, nyamara bariya abantu birabatunze. Aba bantu ubona bari gukora bino bintu ukajya kumarira amafaranga, uriya arimo ndabona afite igishoro cy'20, ndabona uriya afite igishoro cy'50, kandi uriya musore ntabwo yabuze 50. Rimwe na rimwe aba basore bafite n'igishoro batangiriraho, ariko akaba atajya kuyatangiza kuko abatinya igihombo, cyangwa se bayanga gukora kariya kazi, ntabwo aba gakunze. Ugasanga umusore afite igishoro cy'500 ariko ategereje akazi keza ku kwezi, nyamara 500 yakayatangiriyeho agakora muri izi business nkubwiye, kandi zamutunga kandi zikanamukiza, ariko aracyategereje akazi keza ku kwezi. Rero ubucuruzi buciriritse abenshi tubona barabukora. Ntabwo wajya gukora akazi keza ngo ugiye gucuruza ibintu bihagaze miliyoni utaratangiriye muri tuno turimo duciriritse maze kubabwira. Umusore nyamusore uzi ubwenge arabanza agatangira muri ibi bike, bikamuha support yo kuzagira ngo azatunge n'ibindi bikomeye cyangwa se birenzeho hejuru. Rero abasore bakunda kugwa muri aya makosa. Ndatekereza ko neza ko wa muntu we wakoze subscribe ufashijwe. Naye muntu wanjye ndatekereza ko abasore bamaze kumva icyo bakagombye gukora muri kino gihe turimo. Ntabwo iki gihe ari cyo kujenjeka, ntabwo ari cyo kuryama, ntabwo ari cyo gutegereza akazi keza, kuko wakora utakora uzakenera kurya, kandi ako kazi ushobora kukabona. Ntabwo wavukanye amahirwe yo guko uzabona ako kazi, ahubwo kora hakiri kare. Iyi mirimo itanu abasore banga kuyikora kubera ko batinya ko basekwa, nyamara bayikoze yabakiza. Reka nsoreza aha rero, ntamya neza ko nguhaye isomo ryiza kandi ryagufasha. Imirimo itanu umusore wese ayikoze yamukiza. Urakoze cyane.